Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mama kaya rihe. Mama kaya naje kwe. Hari saa 10 za mjitoni. Ngira madala n'umwana mubyuka neza. Apana kusinza nta kugusinza bishoboka muri mabwire mukamuke kago. Hallelujah. Twarasenze. Ya hasi mucyuko hasi. Ndaryama hasi. Ngira Imana ati Imana. Nabiriya ndari kweretse. Imba ngiye gucyuma ryama hasi. Nabiriya ndari kweretse. Imba ngiye muri sa ndari kweretse. Maze kubikora. Narasimbutse bajya mu nasasi. Ariko nayo cyifuzo se kwanje kurajye zikira gutesha. Ukunda senga. Nayo. Sasa lero ndasenga mugana ndasenga. Tumaze gusenga. Turavuga ngo Haleluya 30 ziteye. Haleluya. Haleluya 50 tugiye kuzitera mu tono abantu bagijyana. Mwabaye muti. Kuza abaturage n'abatwasa. Ngiye watangiye era senga. Cyifuzo gusengera mu babyeyi banje mwenda bakunda cyane ndi gusengera muri Imana mbona kupfunda cyane ntabwo bimeze neza nteka bimeze nabi cyane ntabwo yo kuvamo papa wicyaje nguhamagara ari beze ngo ari guseka nanezerewe cyane nari uwo munsi nari gusenga hano ndeka bivuge neza nari naje gusenga madamu wanjye ari gusenga kamisaje ibintu wange ndabizi naravuze ngo tubaye ikaze n'akari mu rugo wacu niko namusubije nanjye nyuma kugera kwa boss wanjye boss anefera namubwire Gaspar ndazi ngeze mu rugo iwe aranga ati akazi ukora rwose biri kuvamo uba wavunitse wawitanze ndagira ngo ndi 50. Haleluya. 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 Uko ayisabye Imana babwizo kuri uko ayisabye Imana kama amafaranga membwa renzo 50 kandi n'Imana kuyakira ngewe nzazahanga papa we Jewe zahanga papa wili uunda kazi gembo naone mfite mungu akakuyi hapa Bethlehem hara hepo kwa ari nachachiye yewe ako kazi nani umunsi ndamu cyana ndabona kija ako kazi nkora n'Imana ikoze byose yambaye mwiza umujyi wa Kigali umugore mwiza naho wowe ibyo byose ariko Imana reka ntabwo nyewe ijye kunzenga mureke kunatinda iyo kunzenga ngizi ukuri niba ari ibyifuzo byo mu magambo simbishaka ngewe andika inyandiko andikira Imana. Haleluya. Hari igihe nyura muhanda nivugisha kugira ngo bakanga nasasi cyangwa nabuze tike wenda ko natega moto ntabwo nawe tike gutega moto n'akazi mba niho ndasenga numva nahangana ndajya n'amaguru hano ndimo ndasenga ndikubwira Imana nabiriya ndabikwetse shege ngira
ngeze mu 80 noneho uyu muntu mbona arakabije amubye kabiri kandi tumuzenga ikintu kimeze kimwe wajya kugora Imana uko nyine ari ngeze 80 uko nayisabye Imana niko yabikoze mwabyeyi uwo nyuma y'icyumweru mbona katika 80 ari ubwambere kandi bwo mbona 80 none ndabwira ati nimaka iyo 80 irabikoze mbona isabye ndayisaba indege ndayisaba ikama nyewe ndayisaba se ko mereze ko irama ni Imana irama mbona ko ni muri Papa we ahantu hakumugisha mwinshi ndacyasarura byinshi cyenda nama ngenda babaga bampaye najya gusenga kozanye Samusoni bino hano nawe twabanye muri ghetto ahantu hariya ntabwo navuga aragatsiro narakubitiwe noneho yajya gusenga akaza mu rugo imyenda yose yarashaje yaratuye inkweto zarashize akunda kwambara cyane byahataye akunda kwambara pe noneho yagenda gusenga yasiga mu rugo nk'abantu hari imyenda y'Imana yambaye ntaza gusenga nambaye imyenda yiwe wa munsi nari nakubise ku kigeragezo ariko nari yambaye ariko Imana nanjye kunyandika ntubireba Imana reka dusohoze umurimo wacu wahise ubushize hano tugura ibyumba none 20 ubu ngubu tutanga 50 byose hamwe bikemuka bibe birangiye ubu tugiye kuyatanga haleluya iki kuvuga nawe kamenya ba Imana ni umukozi w'umuhanga sinzi nako tunabikora watuni naje gusenga ahangaha ariko icyo cyifuzo cy'igiti nza gusenga barigisha bya jambo rivuga ngo Imana ije kwinjiza amasezerano yacu cyangwa kugaragaza yangije mwandira kamisa ndamwohereza tunanavuga ariko nageze mu nayibona kugera mu nzira aho mu telefone arambwira ngo nimero harebiye cyane mu nzira ngo ziri mu nzira agahinda ko se no kubereye arambwira ati cya cyifuzo Imana iragishubije ati byari ko twabisabye ni Imana Haleluya. Reka nze mbabwize ukuri. Ibi bintu ntabwo ari igipindi. Abantu babibamo bazi ko ari igipindi. Kizababera igipindi turi kurya, kibabera igipindi turi kunywa, ariko ndagira mu mabwire niba ajya bahanura ujye wakira n'umutima wawe wose. Kubera ko ntabwo ari uzabyikorera n'Imana data izabikora. Amen. Uyu mubyeyi Imana yaduhaye yaje mu gihe cye akene. Ndagira ngo mbabwize ukuri, ngihumba ndi mu cyaro gutya ku isuka. Mbana arashaje kera kuko niba mureba ubu naka gasura mfite navuga ngo ni Imana yamukoresheje kugira ngo nanjye izi saha mbe mpagaze hano nahagarara mu bantu Yesu nashimye ariko uko ababwiye ngo twasabye amafaranga nazaga gusezera papa ukagira ngo niwe Mana senga kuko niwe wamuhumurizaga wenyine ntagamubwira ndatanje akavuga ati Imana izagutabara Manuel kuma nakundaga kumusura Imana imbabarire ko nari maze iminsi mike ntazi nuko nzajya ngaruka n'ubwo mfite ibyo kurya mfite akazi ntabwo nzaba nzanye amagani nuko Imana ndagafite kandi ga Imana izangeza ku rundi rwego rero ndagira ngo mbabwize ukuri aha hantu uyu mubyeyi wacu najya ahagarara hano ujye umureba n'Imana imukoresha ntumurebe indesho cyangwa igihagarara ibyo avuga byose ubifatana uburemere bw'Imana imuvugiyemo uburemere bw'Imana imuvugiyemo ni runini cyane naduhesha umugisha tuzabuhabwa kandi n'ukuri Imana irakomeje kumukoresha ndagira ngo mbabwize ukuri Imana irakomeje kumukoresha pasiteri kaza n'ukuri mubwire data wa twese urugendo ruri imbere yawe rufungure nuzanibwa noneho abantu bazavuga ngo tubonye Imana ikorana na pasiteri nuvayo hazaba hari ibintu bibiri amavuta y'ijambo
n'amavuta yo mu mufuka kuko hari ikintu uzakora kiremera Imana yagutumiye ibintu biri imbere y'iteraniro kubera ko ariko data wa twese avugana nawe data wa twese ateguye urugendo kandi numvayo hazaba hari ibintu bibiri imbaraga z'ijambo kuko uzaba ufite ubuhamya hazaba hari ikindi hazaba hari imbaraga z'amafaranga kuko uzakura umugisha wawe hari umugisha upfunyitse Imana ikohereje kujya kureba Amen. Kugere gute. Yesu nashimwe. Hari igihe tujya kuvuga Imana tukabura twayihera bitewe n'imirimo Imana igenda ikora. Yatangiye kuza gusengera hano navuga ko tudavuga ngo tubari inzahare. Inzahare yayindi bita inzahare. Inzahare yayindi iri hasi. Utabona kuri igiceri cy'icumi uretse Imana yo yonyine igirira umuntu neza. Nibwo nigeze naje gusengera hano pasiteri arangije aramanura arambwira ngo Imana izampa akazi keza karyoshye. Akazi keza karyoshye. Nkumva wenda akazi karyoshye uzajya mpembwa 50 bitewe n'icyiciro cyangwa 20. Nkumva bitewe n'urwego nari karabimbwira mbifata gutya kugeza bambwe kubibura abashitimu ndavuga se Mana ndabibura abashitimu nta nkweto ngira nta pantaro ngira umusaza uzawukurahe mu maso y'abantu yoboye ariko ngira kwizira hamwe no gusenga Imana twarasenze twagiye mu butayu twaraye dusenga ijoro ryose rimwe na rimwe kuva ko Imana itakunda kama wese Mana isenga buri munsi ndasenga Mana uranyu ariko reka mbabwire igihe cy'Imana y'ikigeze isaha y'Imana igeze Imana irakora wenda ashobora kubivuga nimubye mukababona ukubeshya uramubyeyi nguri yari hari uramubyeyi bantagira ubuhamya byakwa Koruda arabizi ko byari bimeze nta cyerekezo ubona nta buzima ariko kuri ubu ndashimira Imana 2021 n'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 nabonye Imana icyo gihe nta mafaranga nagiraga kwambara byari ikibazo ariko reka mbabwire ukwezi kwa 11 2021 itariki 8 iyo tariki zarinda mbamo ibuka ntabwo nzigera nyibagirwa kuko nabonye neza y'Imana nk'uko yabivuze nabonye akazi keza vuga ngo akazi keza ya mafaranga natekerezaga ntabwo ari uko byagenze nabaje gukorera yari Remera Katolike bamemba 130 ntabwo bari bageze aho abarimu bakazajya baza eka nari morodeka nyine ntabwo kuko nabaga ku marembo nkarabye abanyeshuri baje ku ishuri ari aho n'undi uje ari serivisi aje gusa ngo batikaraba habukira nyine akagenda nka mwandika nari morodeka ntabwo nabiraka ariko morodeka igihe kigera akava ku irembo akagiga akicara imbere Yesu nashimwe amen kuri ufite akazi keza kamemba amafaranga arenga 150 150 mwumve Airtime ntabwo ujya nyigurira ndavuga amayinite ntabwo ujya nkuramo amafaranga yo gukodesha inzu n'inzu byose biba birimo ntabwo kuramo amafaranga yo kugura ibyo kurya ibintu byose ari amazi buri kimwe cyose kirimo Yesu nashimwe ayo ngayo nayi sigarana ku mufuka wanjye bavuga ngo ndakoresha icyo shaka 100 hafi
na 60 na Haleluya. tugire gute. Imana ishimwe n'ukuri. Haleluya. 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 Hey. Amen. Amen. Kuvugisha ukuri nibyo byiza. Uyu mwaka 2021 nibwo nambaye inkweto nziza, nibwo naguze ipantaro ihenze, ishati ihenze. Imana yajyaga ngo nzakwambika, kandi mu kwambika nta muntu uzigera nkoresha. Mu mafaranga yawe wakoreye byose niho bizava. Ubaze amafaranga 30 bamemba byose bizava, ariko isaha y'Imana yigeze. Imana irakura, Imana nyihaye icyubahiro, kandi ndizera yuko aho ngeze ntago ndagera ndacyari ku marembo, ntago ndinjiramo imbere, ni ku irembo ndi. Ubundi nagiye gusenga, Imana iravuga byumva cyane bitewe n'ibyo yakoze. Kera bajyaga batubwira ngo mwebwe mwatabawe niyo mpamvu muba mu bivu, ariko Imana ikugiriye neza, hari ikimenyetso ufite, baravuga cyane ukabyumva. Yesu nashimwe. Morodekayi wavuga ku marembo ukarabya abantu, kuri ubu dufite biro nyine dukoreramo na mashine, kimwe cyose. Imana nyihaye icyubahiro. Etanere haleluya 3. Nabazerere haleluya 3. Ikindi nabura, reka mbaze shimira Imana no kuri iki ngiki kubwa worship. Benshi barabizi uko byari bimeze. Natangiye kuyobora worship mu 2019 mu kwa karindwi. Twarimbarwa tutarenza abantu 6 barindwi. Ikintu nakoraga najyaga gusenga Imana, wagize icyo ukora worship mukatugirira neza. Narindi sengesho nasenga uretse urabona nta Imana itagize. Iracyagenda ikora. Twariza hari tubamo umva ntacyo tugira, arufa igera hano imbere. Twariza hari kurya ari ikibazo, kwambara ari ikibazo, ariko murabona uko yambaye no kubera Imana. Nta kazi yagira, ariko kuri yasigaye yikorera, akorera menshi. Ibi bintu dukora bita gusenga birakora. Nuzagira umuntu ajya gusenga ntabwo abakora ubusa. Imana tubaye icyubahiro. Shimiye Imana cyane ku bwa worship team. Iyo nagiye mu kazi muri ngiye kubera yuko mba naboneka, muri ngiye mba numva mbabaye. Reka dutere haleluya nango mwana. Haleluya. 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 Imana ishimwe, tuzamureze ibiganza. Amen. Nyamara dufite umubyeyi, ni kubw'Imana. Dufite umubyeyi, uyu nguyu Imana imurimo ni ngari muri we. Najya kubwira ikintu ujye cyakira, kandi cyakira unezerewe wose neza, kugira bikunda. Imana igomba kugira ikintu ikora byanga bikunda. Umubyeyi wacu nanjye ndi hafi kuza gushima Imana kubw'iby'Imana igiye kubona, niba igiye gukora mu buzima bwanjye. Ndi hafi nanjye kuza gushima Imana. Ibyo ntabwo igihe kiragera, kigiye kugera, ariko ndabyumva ko kigiye kugera. Bwana asifiwe. Umugore yamukuye noneho rero ndabona aba basore kubayobora biba bigoye. Ubona muze ashaka gushima ikibazo rero. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mujye dureze Imana icyubahiro. Shimira Imana ko ndi mu rusengero rwayo ngana gutya aka kanya. Dureze Imana icyubahiro. Haleluya. Nongeye gushima Imana ko Imana icyo yavugiye hano yagisohoje.
niga troncome Imana yarambwiye ngo mwana wanjye nako yabingiye kwanza niga primaire yarambwira ngo mwana wanjye uziga kandi uzasoza neza. Reka tureze Imana icyubahiro. Kandi nyine Imana yarabivuze kandi yarabikoze. Ndashima Imana ko nabonye nasoje segonderi nkabona amanota meza kandi yakuruse neza. Kandi yabivugiye hano n'ukuri mu mpera Imana icyubahiro nanone.